uyu akaba ari Sano Chita Muteze yombi aho ngiye kugusobanurira izina ry'abiza. Aba ni abana b'abakobwa. Niba waraye wibarutse umukobwa ukaba utetse igikoma gisige ku nkono ujye kwita umwana wawe rino zina. Uyu munsi rero ngiye kuguha ubusobanuro bw'izina Justine. Tujye kurebera hamwe ibyo bakunda, ibyo banga, mbese imico yabo yose, dore yuko batangaje mu mibereho yabo. Ndavuga bitwa ba Justine. Wifuza ibyo nkora wajya kuri YouTube wandika Impeshyi Videos, niba kandi ugutoki kwawe kutaramugaye sigiraho subscribe. Turagaruka mbasobanura byinshi ku izina ry'abakobwa bakunze kwita ba Justine. Nk'ibisanzwe amatwi yawe wayahesheje agaciro. Kuntega amatwi bisa nko kumviriza ijwi rya Yesu rihamagara uwapfuye amatwi akumva. Mbere yuko dusobanura iri zina, uwitwa Justine aho ari hose ndamusuhuje, by'umwihariko Ingabire Justine. Justine ni izina rihabwa abana b'abakobwa beza kandi bakundwa. Njye muyabanguriye nitwa Sano Chita. Justine ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Icyongereza, aho rihabwa abana b'abakobwa rikaba risobanura umunyakuri. Aba bakobwa usanga bakunze kurangwa n'iyi mico. Niba hari uzi witwa iri zina cyangwa ariko witwa, umva niba iyi mico ihura. Imiterere ya ba Justine. Justine ni umukobwa ufite imiterere itangaje kuruta kubona Perezida Kagame atunze telefone ya Airtel, zino zitwa Nsambaniye ukuri, Mushumba yahembwe n'ayandi. Justine ntapfa gukurwa n'abasore kuko aba yumva ameze nkabo, yaba mu mikorere ye ndetse no kwiyumvamo ubushobozi. Niyihangana kandi akunda kuba ari we uyobora mu bantu babanye. Ibijyanye no kujya impaka arashoboye, kumutsinda biragoye kuruta gukaranga ifi mu mata. Uyakunda kujya impaka avugiraho, mbese niyihishira icyo atekereje kimujemo avugiraho. Mu bijyanye no gutinya wawe umubeshyeye, gukomeza umutwe bibaye ngombwa yaba uwa mbere mu b'imbere, bivuze ko utapfa kumuhatira icyo adashaka cyangwa ngo umukange cyane ko abyanga. Gusa ni indahemuka, azi kubyaza umusaruro amahirwe aza mu nzira ye, ntajya acika intege. Iyo umurakaje urabyicuza kuko umujinya we ushobora kumara igihe. Agira umutima wuzuye amarangamutima kandi acika intege iyo ibintu abona bimubabaza cyane. Akunda abantu ariko rimwe na rimwe akunda ubukire n'amafaranga, bitavuze ko ariyo kamere ye. Ni gake nanone ariko bidakwiye ko bimubamo. Ashobora kwitangira abakunda ndetse yakora igishoboka cyose ngo abarinde, nubwo agaragara nk'umuntu witurije. Justine agira umutima woroshye kandi aharanira kumva afite umutekano kurusha ibindi byose. Justine akunda ibintu bituma agera ku buzima yifuza, bivuze ko akunda akazi n'ibindi bintu byose bitanga umusaruro ugaragarira amaso. Ibyo gusa nk'umushogoro ushaririye wibimushyiraho asa nk'usirimutse kuko anakunda isuku n'ahasukuye. Justine akunda kurimba, mbese ibyo kwambara akaberwa niyo ndwara ye, wenda hasigara hibazwa uzayimuvura. Aracya bose bakabibona. Kuri we gutsinda ni ingenzi, cyane cyane iyo nawe ubimufashijemo. Akunda gutekereza cyane, akururwa n'ibintu byiza gusa, yikundira utuntu dusa neza. Mu rukundo abazi icyo ashaka kandi asanga umusore abona ko ufite gahunda n'imibereho isobanutse kandi bahuza ibitekerezo, ushobora kubana nawe urugo rugakomera. Umusore wiyitaho, uganira, umwubaha kandi wiyubaha. Arafuha cyane kandi umukobwa uwo ari we wese ugerageza kwegera umugabo we cyangwa umusore bakundana aba yikururiye ishyano, kuko Justine abikurikiranira hafi. Azi kwita ku rugo rwe, amafaranga menshi ayamarira mu kwiyitaho, ariko ntakunda gutanga amafaranga ayaha abandi. Mu mirimo aba yumva yakora harimo ijyanye n'icungamutungo, politiki, igisirikare, ubukerarugendo. Ibijyanye no gutembera urukweto rwe rurahagorerwa, aragenda bitavugwa. Yakisanga mu itangazamakuru, ibijyanye no kuvuga amakuru, amategeko, ubuganga n'ubugeni. Justine arasabana, araganira, mbese ni umumararungu. Akundirwa imico ye itarambira uwo bamenyanye wese. Azi gukora ibintu bye byose ku murongo abantu bakabimushimira.
reka mvuge ko Justine bimwe mu bimuranga ari ibyo. Ese wowe urumva Justine uzi atari uyu? Everyone who is called Justine is greeted by me, Sanchiro. Uwitwa Justine wese ahari ndamusuhuje cyane. Nkuko mbikubwiye, uwitwa Justine wese ndamusuhuje, by'umwihariko Ingabire Justine. Reka nizere ko amerewe neza. Inansoreje iki kiganiro. Njye waruteze amatwi ndi Sanchita. Kuri YouTube ni Impeshyi Videos, ndagushimiye. Tujye dukomeza kubana 5 kuri 5. Nkomeza kukwifuriza umunsi mwiza utavanywe n'ibisindisha bisibyo bashakasha kumenya ubuzabagaburira mu bihe bizaza. Ndagushimiye, nari Sanchita.